Family TV show. Bakunze b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi turi ku itariki z'ukwezi kwa gatatu. Turagarutse rero mu kiganiro. Yewe muri kumva ndi Aime Moses. Nyuma ya kamera turi kumwe n'undi numva yabibwira. Nanjye nitwa Jacques Iradukunda. Turi kumwe na Iradukunda Jacques. Jacques, umeze neza? Yego ndakomeye. Bibona uko bagenda kose umeze neza. Uyu munsi rero turagarutse nje kubabwira inkuru. Umunsi nje kubabwira inkuru. Ni inkuru numva nifuza ko abasore n'abakobwa baza bagatera agatebe bakanyegera kugira ngo bayumve neza. Iyo nkuru irimo inyigisho nyinshi cyane. Nabwiye ko buri kintu cyose kijyanye n'uburyo umuryango baho ntazabura kukibabwira. Njya nkibabwira, mwebwe rero icyo musabwa ni ugukora subscribe, mugakanda like na comment, noneho nyine tukajya tubana mu biganiro byacu. Hanyuma iyo nkuru rero iteye gute? Ni inkuru y'umukobwa umwe wabayeho, umukobwa n'umusore barabanye nyine bameze nk'abantu bakuranye, kuko umukobwa yize muri segonderi, yiga ku kigo kimwe n'umusore. Urumva icyo gihe biga ntago bafrekantanaga, ntago bari abasheri, ntago bakundanaga. Jacques urabizi nyine mu ishuri habamo bya bindi byo guteretana, harya mu byita guti muri segonderi. Guteretana bitari kuba ababestos. Bari ababesto. Bari inshuti z'akadasohoka. Bari inshuti z'akazasohoka. Bo rero ntago bari n'inshuti z'akadasohoka. Bo nyine ni kwa kundi ubuze umuntu mwize ku kigo kimwe, ariko atari ukuvuga ngo wa muntu hari relation mugirana. Hanyuma nyuma yaho rero uwo mukobwa akaba ari abantu bari aho gusa babana nta kintu. Bari aho. Ariko biganye ku kigo muri superiere. Uwo musore yari muri superiere, n'undi mukobwa yaje kuri icyo kigo ari muri superiere. Ariko mbere yuko aza muri icyo kigo, amateka ye avuga ko yari afite umwana, yari yabyaye umwana akiri mu wa gatatu muri troncome. Abyara umwana w'umukobwa, urumva. Noneho uzi ko nyine kera mbere iyo wabyaraga barakwirukanaga, iyo watwitaga barakwirukanaga, hanyuma noneho bamara kwirukana, wamara kubyara maze umwana amaze gukura ukazagaruka mu mashuri. Urumva. Nyuma rero icyaje kuba niki, ubwo uwo mukobwa nyine nawe ibyo nyine byamubayeho gutyo. Hanyuma aza nyine kwiga nyine muri superiere, ariga ararangiza. Amaze kurangiza na wa musore nyine nawe ariga, nawe ararangiza segonderi. Barangije segonderi, urabizi ko abantu iyo barangije segonderi buri muntu wese anyurize, n'undi akanyurize. Byarangiye rero umusore nyine agiye gutangira ubuzima, aragenda ajya mu bintu byo gucuruza, acuruza inkweto, acuruza imyenda, bukeya byo kuzunguza. Imana irakomeza iramufasha, iramushyigikira, arazamuka. Hanyuma arazamuka nyine akomeza ubucuruzi bwe. Urumva we ibyo kwiga kaminuza ntabyo yagize gute, yagiyemo. Hanyuma wa mukobwa uwe amaze kurangiza kaminuza, amaze kurangiza segonderi, yaje gukubitana n'ikindi kintu cy'ikigabo, ariko yaje gukubitana n'umugabo, reka twe kumwita ikigabo. Ayibwiye gifite amafaranga ari na gikuru cyo cyabaye ikigabo. Nuko gitaka se ubwo tubyite ko ari bwiza, ari kugitaka. Yaba ari kinini nyine, ubwo no mu mafaranga no mu myaka nose aba yarakuze. Yabakuze. Yari afite, urumva yari umugabo ufite umugore n'abana batatu. Ariko hari ukuntu rero abagabo buriya bo mwino minsi bagira gutya, ugasanga nyine bazanye ibintu byo kugira biro ya kabiri. Urumva ubu nyine urumva yamugize biro ya kangahe? Ya kabiri.
ariko amugirira neza, arangije amurihira kaminuza. Yagize gutya amurihira kaminuza, noneho wa mukobwa nyine yiga kaminuza ararangiza. Ariko muri kwa kwiga kaminuza rero, muri cya gihe cyo kwiga kaminuza yaje kubyarana na wa mugabo, babyarana umwana. Umwana wa kangahe? ubwo umwana wa kabiri. Bamaze kubyarana umwana wa kabiri rero byagenze bite? Ubwo nyine nawe yarize yiga kaminuza, amaze kwiga kaminuza urumva nyine umugabo ufite amafaranga aramufasha, nyine abona n'akazi, abona akazi muri banki. Abonye rero akazi muri banki, nyuma rero ubwo urumva wa mukobwa nyine, wa mugabo yaje kumwitaho, amushakira n'akazi muri banki, kuko yize ibijyanye na management, ibijyanye na economy. Noneho wa mukobwa nyine akora akazi. Navuze nti abasore n'abakobwa munkurikire neza, muze hafi yanjye munkurikire, mukande subscribe, like na comment, mwumve iyi nkuru. Iyi nkuru ndaza kubabwira n'impamvu nayizanye. Ubwo gupyonda kuri subscribe urajya bituma babona n'ibiganiro byacu, n'ibindi biganiro twagiye dukora mbere, bumve nyine na content dufite, banabisharinga n'abandi babyumva. Ariko iyi nkuru yo nyine murumva ko ni inkuru isekeje ariko inababaje. Nyuma byaje kugenda bite rero? Ni ukuvuga ngo wa musore yaje gukenera, avuga ati ubu rero uko byagenda kose reka nzamure business yanjye ikure. Aza kugira umugambi wo kuvuga ngo reka asaba amafaranga muri banki. Nuko asaba amafaranga muri banki, yuzuza dosiye nyine kugira ngo azajya kurangura mu Bushinwa. Urumva kamemu yaramaze kugira gutera imbere. Ariko ubwo noneho wa musore muri bwa bushobozi bwiwe, muri ibyo ngibyo yakoze, yubatse inzu yo kubamo, urumva. Hanyuma yari yagerageje kubaka inzu nyine iri aho nyine igereranyije, yatangiye ubuzima. Niko twebwe kera tukiri abasore twazitaga, inzu zo gutangiramo ubuzima twazitaga ntangiye ubuzima. Arayekipa nyine mu bushobozi bwe. Hanyuma arangije ati rero ngomba kwagura business yanjye. Ajya gusaba amafaranga y'inguzanyo muri banki. Muri banki barayamwemerera, bayamwemereye. Noneho agiye kuyareba rero muri banki, umunsi wo kujya kuyareba aza guhuriramo, abona umuntu uri kumuseriva ni wa mukobwa. Noneho urumva bari bamaze igihe kinini batabonana, batavugana. Urumva nyine barongeye barahura nyine, bahuza urugwiro. Ati se ni wowe? Ati ni njyewe. Urumva ibyo ari byo byose abantu iyo bize ku kigo kimwe, kabone nubwo batavuganaga, ariko imwe iyo abonye undi ahita yumva ko ari abavandimwe, kabone nubwo ku kigo bari babanye bitandukanye kabisa. Ariko iyo bahuye uhita uvuga uti se nawe uracyabaho, burya uracyabaho, twize. Yego. Bakabona aho bahera baganira. Umusore rero ati rwose ngenda cyari singo, n'umukobwa ati nanjye ndi singo, urumva. Ariko urumva nyine ko yari afite ikigabo hirya ku ruhande kibinoza neza. Yego. Hanyuma ubwo rero icyaje gukurikira n'iki? Baje guhuza urugwiro, urumva. Ubwawe nyine bafata umugambi wo kuba bagira gute, babana, bagomba kubana. Hanyuma umusore we agira gutya, yatakwa n'ikintu cyitwa urukundo rwo gukunda cyane wa mukobwa. Ariko umukobwa we ntiyigera amukunda na gato, ahubwo umukobwa bafata umugambi wo kuvuga njyewe sinzi wenda niba nabyita ko ari umugambi wo kumuhombya, ariko uko byagenda kose bavuga ngo uriya musore nawe mukure. Hanyuma byaje kwemerwa nyine, umukobwa nyine ajyana umusore iwabo. Baremera nyine, bemera umusore. Umusore nawe nyine ajyana umukobwa iwabo nabo bemera umukobwa. Harya ubwo habanza he? Ubundi umukobwa niwe ujyana umusore mbere, niwe ubanza kujya kwerekana umusore wamushimye, akamwerekana mu muryango, kuko umusore niwe usaba, urumva. Niwe usaba umugeni, niwe ugomba rero kubanza akajya kwipresenta mbere y'uko ajya kubwira iwabo ko hari umukobwa yashimye. Arabanza nyine akajya kwipresenta iwabo w'umukobwa kugira ngo abanze amenye ko niwabo bamwemeraga. Njyewe nabanza nkamujyana iwacu nkareba ko bamwemera.
ariko nibaza ko umuntu wese ushaka kubaka n'umuryango mwiza nta se ubu njyanye umukobwa iwacu bakamwanga ubwo twahita turekanara aho batangirira hose gaburya urukundo ruba ruri hagati y'abantu babiri yo mwebwe ubwanyu nta rukundo mufitanye abo mwakwereka bose nta kintu byamara, ntacyo byamara, gusa nuko bigira imbogamizi iyo urugo rwawe ruhuye n'ibibazo bati twarakubwiye uriya mukobwa cyangwa uriya muhungu ntitwamushakaga ukajya ubura aho uhungira. Bajya bavuga mu Kinyarwanda ko nta butaha butagezwe intorezo. Ubwo rero byaje kugenda gute rero, reka rero noneho bazagere ku gihe cyo kugira gute cyo gukora mariage nyirizina, cyo gufata irembo. Cyo gufata irembo. Ahangaha niho nshaka ko abasore n'abakobwa mu nyumva neza aha tugeze. Mu gihe cyo gufata irembo umusore yohereje abasaza iwabo w'umukobwa. Bageze iwabo w'umukobwa bumvikana inkwano, babaca inkwano abasaza bavayo bemeye bagize gute bahemeranijweho. Noneho hashize iminsi umukobwa ubwo yageze iwabo asarana iwabo ati ni gute muca umusore amafaranga y'urusenda kuriya. Niho nshaka ngo abasore n'abakobwa mugire gute munkurikire, kuko ibyo bintu ntabwo byumvikana. Ni gute ubundi ushobora kumbwira ngo abasaza amafaranga bifuje ngo ni makeya n'ibiki byose, kandi ari abasaza nyine aricyo cyemezo wagize gute bafashe. Ngira ngo mukurikire neza. Umukobwa nyuma yabwiye wa musore aramubwira ati rero reka nkubwire ibintu amafaranga bavuze iwacu bayanze, ahubwo barashaka ko amafaranga uyakuba kangahe kabiri. Uvuge niba bari bemeye ko inkwano ari miliyoni, ati zigomba kuba miliyoni zingahe? Ebyiri. Ari umukobwa ubwira iwabo, umukobwa ubwira umusore ati mugomba kunkwa ebyiri. Urumva? Kandi urumva ni urugero ndi kuguhereza. Niba bari bumvikanye miliyoni ebyiri, ati njyewe ugomba kunkwa enye, ati niko iwacu bavuze, ati ibyo ngibyo babyanze. Ebyiri mwari mwavuganye babyanze. Ariko rero uyu mukobwa icyambere cyo yarabyaye kabiri, kandi Kamemu wihita wihutira aho ngaho ahubwo Jacques. Urumva? Kamemu uyu mukobwa, uyu mukobwa ikimenyetso cyo kuba byara yari agifite. Hanyuma rero kuba yakobwa ukubye kabiri ayo baba batekereza, numva nta kibazo cyane ko urumva yari yarangije kwisuzuma, hanyuma noneho abona ko anabyara. Wowe ni kubyumva ise wihutira cyane ku kintu nari ntarageraho. Urumva? Komeza. Mu rukundo rwabo mu kuganira kwabo, wa mukobwa yabwiye umuhungu ko afite umwana umwe. Undi se avuga ko yagiye. Urumva wa mukobwa yabyaye mbere ari muto, ntiyigeze amugaragaza, ahubwo yagaragaje wa mwana yabyaye ari muri kaminuza. Ese ubundi abanyarwanda ko bari bazi gukora ubutasi, ubundi uyu muhungu we niba barakundanye umwaka urenga. Nshaka ko abasore n'abakobwa mu nkurikira cyane. Umwaka urenga ukaba utaramenya imibereho y'umusheri wawe, umwaka urenga wahagana hehe se, ahubwo nyine ko mufite ikibazo cy'uko uhura n'umuntu uyu munsi wa none ngo nuko ngo mwari muziranye muri abanyeshuri, kandi ntuzi nyuma yo kumenyana urugendo yanyuzemo uko rumeze, ntazi nawe urugendo wanyuzemo uko rumeze. Urumva? Ahubwo murahuye mu kwezi kumwe mutangiye gupanga ubukwe. Ibyo bintu ntabwo bibaho, menya ngo uzashya. None se uyu musore ubanza atari umunyarwanda, ariko mu ijambo uyu musore ubanza atari umunyarwanda neza, urimo uranca mu ijambo ugatuma ntagera ku nkuru neza. Nari ndi kukubaza uyu musore ni umunyarwanda. Reka tuganire mbanze nkubwire inkuru neza uyumve. Ibibazo byose uri kwibaza uraza kubikurikirana. Komeza. Urumva? Nyuma wa musore yemera ko bakuba kabiri inkwano. Urumva? Yemera ko bakuba kabiri iki? Inkwano. Arabyemera. Inkwano aragira gute? Arayitanga. Barashyingirwa. Urumva?
bakora mariage. Ariko bamaze gukora mariage babanye ukwezi kumwe nk'umugore n'umugabo. Nyuma bakora divorce. Bakoze ya divorce nababwiye mu biganiro byabaje. Habaho divorce bita emotionnelle, hakabaho divorce bita financière, hakabaho divorce bita psychologique. Izo divorce barazikoze. Uretse ko nyine ibyago byabo kugera uyu munsi wumva twarabimenye, niyo mpamvu nangiye inkuru ndi kuyibaha. Ubu uyu munsi wa none bamaze ukwezi kumwe babana, baratandukanye. Ngarutse inyuma gatoya, urumva nababwiye ko uriya musore yari yarubatse inzu, kandi iyo nzu yari yarubatse nyine yari ijyanye n'ubushobozi bwe. Mbere gato yuko bashyingirwa, umukobwa yarabwiye wa musore ati ngewe sinshobora kuba muri iyi nzu. Umusore kubera ko umusore yakundaga wa mukobwa aramaze ati none se wowe urashaka ko bigenda biti? Urumva? Ati ngenda ndashaka kuba mu nzu nziza. Umuhungu aremera, bajya gukodesha inzu y'ibihumbi 380, basize inzu yabo. Bo ntago ari inzu sinzi iciriritse, ariko nanone ntago ari inzu y'igitangaza nyine wavuga ngo zazindi twita ngo ni iz'ibitangaza. Yego. Bajya gukodesha inzu y'ibihumbi 380 kugira ngo bayibemo, kugira ngo anezeze iki? Wa mukobwa, wa mugore. Reka rero ibintu bizakomere rero umunsi umwe. Urumva? Umunsi umwe nyine wa musore azagende ajye gusura iwabo w'umukobwa, kwa sebukwe na nyirabukwe. Agezeyo, wa mwana w'umukobwa wabyawe n'umugore we atazi, reka bari uzaza kumuseriva. Amare kumuseriva, abaze umukobwa, abaze nyine wa musore yaza kubaza nyine wa mugore wiwe ati se bimeze bite uyu mwana? Ati uyu mwana ni murumuna wanjye. Amwita murumuna we. Urumva? Nyuma rero umusore nibwo yaje gukora amaperereza, binyuze nyine mu biganiro byinshi yagiye agirana n'abantu baho ngaho, biza kurangira amenye ko wa mwana ari umugore we yamuhishe. Umwana bangana. Urumva? Umunsi yabimenye rero, nibwo batashye bageze mu rugo, umugore ahita afata ubwe buriri n'umugabo ahita afata ubwe buriri. Ariko umugore niwe wahise afata uburiri. Ibintu birakomera, baza guhamagara abantu ngo babunge ababashyingiye nyine abapasiteri n'ibiki byose. Uwafashe umwanzuro wo guhunga undi ni umugore, kandi ari nawe umugore, kandi ari we munyamakosa, ari we ufite amakosa. Urumva? Ariko birumvikana kuko wa mugabo ntago bigeze bagira gute, wamurihiye kaminuza, ntago bigeze bagira gute, bigeze barekana. Ahubwo umugabo yaragendaga agiye muri ya business. Urumva? Yego. Umugore nawe akajya kwirebera sugar daddy we. Urumva ko ubwo no mu burere bari babanye nabi kuko agashyuhe yazaga kashize, mu gihe umugabo we ari kwizindura ashaka kubaka urugo. Nuko hanyuma urumva umugore abonye ko umugabo yamaze kumenya ko yabyaye undi mwana, afite abana babiri, ahubwo noneho yamubwiye umwe, nibwo yashyitse mu rugo afata umwanzuro wo kutagira gute, wo kutongera kubana n'umugabo mu buriri. Afata ubwe buriri muri ya nzu y'ibihumbi 380 yishyurwa nande? N'uwo mugabo bari kumwe. Urumva? Kandi yamwangiye kuba mu nzu ye yiyubakiye. Urumva? Ibyo bintu byose bishengura nyine wa mugabo. Aha amaherezo wa mugabo ati rero mwebwe mu byumva, mwumva nakora iki? Jacques, kuri umusore urumva erereza uyu mugore ari izihe na erereza uyu mugabo ari izihe? Aha dufashanye. Ku ruhande rw'umugabo, umugabo we nta kosa na rimwe afite. Ararifite kuko ntabwo turi bubyemeranywa aho uvuze gutyo. Jacques, ikosa ry'umugabo rirahari. Impamvu ngewe ku ruhande rwa mu kiganiro cyabanjije iki ngiki
narababwiye ngo mbere yuko ujya kubana n'uwo muzabana mu rugo, mbere yuko ujya kubana banza umenye ese uwo muntu mugiye kubana ni inshuti yawe, kuko ubushuti urumva umuntu agomba kuba ari inshuti yawe moshe. Inshuti yawe yanakwitangira mu bibazo, ntabwo inshuti yawe yakugirira nabi, ntabwo inshuti yawe yakwifuza ko usenya urugo, urumva, ntabwo inshuti yawe yasenya urugo igiye kujyamo ngo kugira ngo yubake urwo igize gute iri kuvamo. Sinzi niba icyo kintu cyumvisha. Urumva, duhereye kuri cya gihe bavuga ngo inkwano ngo ni ukuyikuba kangahe kabiri, urumva, ababyeyi bo barakubwira ati miliyoni 2 nizo mudushakira, abasaza bicaye babyemeranywaho, urumva, kandi miliyoni 2 ntabwo ari amafaranga makeya, urumva. Wowe ati ngiye ni mutankwa 4 ahubwo ntabwo biri bugire gute, ntibiri buvemo, usarana abantu ahubwo ati kubera iki mwamusabye amafaranga makeya, urumva. Ese gutekereza ko ayo mafaranga hazava ariho uri kujya. Hari ikintu nshaka kukubwira. Icya kabiri nari ngikubwira amakosa y'uriya musore. Icya kabiri uriya musore ni indangare. Ni gute ushobora kumbwira ngo birinda bishyika ku rwego, birinda bishyika ku rwego ujya kubana n'umuntu ukabimenya ko afite umwana wa kabiri, urumva, kandi uwo mwana yaguhishe, yamubyaye na mbere yuko ugira gute umumenya. Ni gute umuntu ujya kubana n'umuntu, urinda ujya kubana n'umuntu afite umwana wa kabiri utabizi ko afite umwana? Mu ntangiriro watubwiye ko uyu muhungu ari umwimaniste. Yego, yari afite A2 cyangwa ntiyanayibonye kuko abashoje S6 bose siko bayibona. Hanyuma tubwira ko yahise ajya gucuruza, hanyuma noneho uyu mukobwa wakomeza kwiga na kaminuza. Attention, kaminuza yayirihiwe nande? Wenda ntago babonye umwanya wo kwicara ngo baganire ngo yize kubihe buryo yize ate. Iryo ni ryo kosa, ahubwo we yamubonyemo nk'igishoro. Hari ibintu abanyarwanda cyangwa natwe tuba tuzi, muri especially ku bantu batigeze bajya kwiga muri kaminuza. Aratekereza kumva umuntu warangije kaminuza akumva wenda hari ibintu birenze, mbese ari igitangaza, ni igishoro abonye. Uyu muntu kindi aratekereza kandi koko nibyo afite akazi, aratekereza ko uyu muntu ari undi mutwe muzima wungutse mu rugo, nk'umuntu warangije kaminuza ushobora kuza koko agahita afasha urugo gutera imbere. Ashobora rero guhita ahitamo kwishyura amafaranga y'inkwano kubera ko ubukwe bwe abubona nk'igishoro cyangwa nk'andi maboko aje mu rugo, hanyuma noneho akemera gutanga iyi nkwano ibyo kubera akazi ko uje mu rugo ari amaboko mazima. Ibyo uri kuvuga wowe uri kumutekerereza, ariko twebwe ndagira ngo tugeneralize. Icyo ndi gushaka kugeraho, gushaka kubwira abasore n'abakobwa bagiye gushinga urugo, banza umenye neza umuntu mugiye kubana ni muntu ki. Moise, hari igihe umuntu akwihishamo mu gukundana kwanyu mu mezi 3 niba ariyo make mwakundanye cyangwa 6. Ubundi amezi 3 ni gute ukundana n'umuntu amezi 3 mugapanga kubana? Hari abantu bihuta wa mugabo. Uko kwihuta niryo kosa. Hari abagabo bihuta mu miterere y'abagabo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo huti ibyari bitabona. Uko kwihuta rero niko naje hano kuri kamera kugira gute kubabuza. Eka nze nkubwire imiterere y'abagabo. Ubyemere, nawe uracyari umusore, urumva? Imiterere y'abagabo, ihangane nkubwire, nushaka ufata urupapuro nkubwire. Imiterere y'abagabo, ibintu byose byitwa achievement, ni intego. Afite ikintu azageraho. Umugabo ashobora gutangira ishuri, agatangira kwiga segonderi, akavuga ngo nsoze troncome. Muri agenda akagenda akavivura ko icyo gusoza troncome kirangiye. Wa musore akongera akajya kuri goals cyangwa agasetinga intego ivuga ngo ndangize no wa 6 n'amanota ya naye. Yamara kubigeraho, nyumva neza. Wa musore we rero niba ukiri yamara kubigeraho, wa musore we niba ukiri akajya muri agenda akanavivura ko senior 6 yashoje, yarangiza agasetinga goals ivuga ngo ubu noneho ngiye gushakaho kuba. Noneho mu myaka nk'ibiri iyo yasetinze akabamaje kubonaho kuba,
yarangiza akagenda muri agenda akavivura Jacques agakurikizaho ikiganiro urayizi agakurikizaho nyumva neza intego y'iki kiganiro urayizi ndayimenye agakurikizaho impamvu nazanye inkuru waretse nkabanza nkasoza kuvuga byinshi nta nubwo uri kubivunagura byinshi agakurikizaho intego ivuga ngo ubu ngiye gushaka umugore umuhungu cyangwa umusore ushaka umugore ahanini uzumva aguhamagara ati none se ko maje kubaka noneho nkaba numva uku kwa gatandatu kutari bunsige ntafite umugore wandangiye uri kubyumva kubera ko igihe cyo gushaka umugore cyageze gute cyagezeho rero uyu muhungu ushobora kuba yumva ashaka umugore kugira ngo agire amaso abanza kureba bya bindi yakagendeyeho biraruhanya abanza kwitegereza bikeye umuntu afite akazi uyu muntu wateye ate yanderera noneho warangiza wa mukobwa kubera ko nawe muhuye iyo akubonyeho inota hari icyo ashaka kukuryaho akiyorobeka mu mezi 3 cyangwa 5 muzamarana ukaba utaramubona asoma no ku gacupa k'inzoga kandi kukarabara yarararaga Jacques uri kuvuga ibintu byinshi uratuma iki kiganiro nkivamo ntagishoje urumva njyewe icyo ngendereye ndimo ndashaka kugira inama abasore n'abakobwa bagiye kugira gute gushinga urugo icyambere inama ndi gushaka kubagira mbere no kuri nawe turimo tuganira ndabizi ko uracyari umusore ukeneye kurushinga banza wige neza umuntu mugiye kugira gute mu bihe buryo rero uramwiguta wiza kumbwira ngo ukwezi kumwe uzaba umenya uwo muntu mugiye kugira gute kurushinga urumva twebwe duteretana n'abagore twajyaga niwabo batabizi ko twanahageze wari ubizi nabyo twajyaga niwabo ukajya gukora ubutasi ukajya kumenya ko ajya kubura ku irembo bandi batabizi ko nahageze abakobwa b'intu kozi ko twibera muri ghetto uzajya kureba ko kubura imiharuro azayikubura muri ghetto y'icyumba kimwe ubuse reka nkubaze ni ukuvuga ngo nimutitonda muzajya muzana ba Emeline bamwe bikoresha amacupa nimubageza mu rugo nyine kubera ko mudashobora kubahaza bitewe nuko bo bashoboye bapanutse babaye nyine binjirwamo n'amacupa cyangwa bakoresha za zindi z'amashanyarazi ako kanyarwanda ntabwo ari sawa ibyo nimutitonda muzisanga muri ibyo ikintu cya mbere nabashije kukubwira ni iki ikintu kizatuma umarana igihe kirekire n'uwo mubana icyambere nizo nama ndi gushaka kukugira kandi utega amatwi unyumve urumva unyumve burya abantu bajya bumva inama z'umusaza kandi bakazikurikiza nibo bantu baza bakunda guhirwa urabizi kuko bajya bavuga mu kinyarwanda ngo uriye umusaza aruka imvi uramenyera utazarya umusaza nawe bikarangira ugize gute urutse imvi icyo ndi gushaka kukubwira ni iki icyambere umuntu mugiye kubana banza umumenye ntabwo ndi guhakana inama urugendo niba mwari mwaranakundanye na kera niba mwongeye guhura nyuma y'imyaka myinshi banza umenye urugendo yanyuzemo kugira ngo abageze aho ngaho ageza ntabwo ndi kwanga icya kabiri urumva icya kabiri nunakunda umuntu cyane urumva nunakunda umuntu cyane banza umenye ko uwo muntu mukundana ubwo mukundana uracyumva utamukunda wenyine atakwishyura hari igihe usanga umusore akunda umukobwa gusa urumva ariko umukobwa atagize gute atamukunda icyo gihe ntabwo baba bakundana ahubwo umusore abakunda ntacyo abayishyuriye abakobwa benshi bagira umwaku bagakundwa ariko urumva bagakunda ariko bo ntibakunda ndagira ngo iyi nkuru nayizanye kugira ngo mbahumure ku maso abakobwa muri ino minsi barakaniye urumva sosole materialiste mu gifaransa nuko tubivuga urumva we araza yamaze gupanga imibare amaze kumenya icyo wowe umaze kugeraho kugira ubu se mu mezi 3 bamaranye n'uwo muntu ntibagiye gukora divorce kandi bakagabura imitungo uwo muhungu yashatse yaruhiye nta n'umwana bagize gute harya ubwo ntayigabuye nabike utayigabuye itegeko se niko ribivuga
mwasezeranye ivangamutungo risesuye se? Aha, ubwo rero kangira inama abasore n'abakobwa. Inama ya mbere, ntabyo gusezerana ivangamutungo n'ibindi nk'ibyo. Oya, wivuga gutyo kuko ibyo ngibyo wowe hari uburyo butatu muhitamo kandi mubwumvikanaho iyo mugiye kugira gute gusezerana. Hari gusezerana ivangamutungo sibyo rusange, urumva, n'ivangamutungo muhahano. Hakaza ijya gatatu ni ivanguramutungo, buri wese akagira ibye n'undi akagira gute akagira ibye. Sinumva sirya ry'ivanguramutungo ari ryo sawa. Itegeko rya leta, itegeko nshinga rya leta y'u Rwanda byarabisobanuye neza, muhitamo. Ariko uri gutekereza se ko umuntu uzaza yakubariye gutyo yagukoreye umubare uzamubwira ibyo gusezerana ivanguramutungo baryumve? Bahungu bakobwa rero namwe bahungu muri kutwumva, nimushaka abantu mutarabonaho, utazi ibyo wagezeho, utazi niba ntacyo ufite, utazi iki, wenda hari igihe uzahora waba ari uwo muti, kubera ko urukundo rwerekeza umuntu aho rushaka. Ushobora kuvuga ahubwo mbere yo gufata icyemezo cyo kubana n'uwo muzabana, ushobora kuvuga kuri uyu muntu. Urareba uyu mukobwa twavugagaho yakoraga muri banki, ibyo ari byo byose iyi banki ntayikoragamo ab'iwabo, kuko twabonye ko yari afite n'umwana umusore atabonye kubera ko ntigeze amusanga iwabo. Uyu mukobwa uri muri gato rero ufite n'inshuti nkeya nazo zikuze, hari n'igihe nazo atazikwereka. Mu gihe gito muzamarana kumwiga bikakunanira rwose. Igihe mwasohokanye ukabona ku nkoko arishyiraho amaguru, ariko reka kumwiga bizakunanira, ariko wabigerageje. Gerageza bizakunanire, urumva. Ariko urambwira ngo umuntu yakundanye n'umuntu amezi 2, yakundanye n'umuntu amezi 3 gusa, urumva ngo uwo muntu yaragerageje kwiga mugenzi we? Ntabwo bishoboka. Niba warabanye n'umuntu mukabana byibuze imyaka 2, birumvikana ko mwamaranye imyaka 2 wagerageje kumwiga bihagije muri iyo myaka 2. Urumva, mufata icyemezo cyo kubana wenda mubanye imyaka 2. Ingese ariko kwerekana izo yagerageje kugira gute kuguhisha, ariko ukundanye n'umuntu ibyumweru 2, amezi 2, mufata icyemezo cyo kubana. Hari ikintu nshaka kukubwira. Umugabo wese, reka dusoze ikiganiro. Umugabo wese akunda uyu mugore ukurikira. Umugabo wese akunda umugore udatongana, udasambana. Reka dusoze ikiganiro. Icyo nashaka kubwira abahungu n'abakobwa nuko mu byo mugomba gukora byose mugomba kwita kuri ibi bintu. No gukaza ubuspayi. Yes, icyo kintu mugomba kugikora. Bajye bantu mayo ngiye kwishakira ikintu. Uyu munsi naje kugira inama abasore, urumva, ngo mbere na mbere yo gushaka umugore banza umenye ngo urugendo rwe n'uruhe. Kandi ikindi abakobwa inama ni gushaka kubagira niyihe, niyo kuvugisha ukuri. N'abasore kandi bakagira gute bakavugisha. N'abakobwa nawe ujye ubagira inama, bajya babishamo ugasanga ashatse umuntu, ashatse umuntu ufite urugo hirya, ufite n'abana 3. Ukuri niko kwa mbere. Ukuri no kwa mbere, icyo ngicyo tuzakiganiraho. Ukuri niko kuzaba batora, niko na Bibiliya ivuga. Ukuri niko kwa mbere. Bwiza umuntu ukuri, niba nta kintu ufite mubwiza ukuri, niba warabyaye mubwiza ukuri, agukunde azi neza ko wabyaye ufite umwana, sibyo? Yego. Sinzi niba muri iyi nkuru nta kintu mwakuyemo. Kirimo. Niba bwiza umuntu ukuri, niba ufite abana 2 mubwiza ukuri, sibyo? Kandi iyo nzu uri kubwira mugenzi wawe ngo nimuyivemo mujye gushaka inzu, man, ubwo waza ukambwira narubatse inzu narikapfa kapye, mwubaka inzu ukambwira ngo inzu ntuyishaka ngo urashaka tujye gukodera. Kabone nubwo baba basigamo amase, murabizi bya bindi byacu basigamo amase, niko wayibamo mukazayiteza imbere, cyane ko ari umugabo afite icyo akora, ari n'umugore afite icyo akora. Kubera iki batagumaho ngaho iyo nzu bakayagura? Ayo mafaranga se ntiyakwifashishwa mu kuvugura yayindi? None se Jacques, niba umuntu akubwiye ngo tuve muri iyi nzu, nawe banza utekereza aho ngaho. Aho niyo ndi kubwira ko umusore afite amakosa. Mwene Karoli sinayivamo. None niba utayivamo, ni gute uri gushaka kurengera uriya muhungu umubwira ko adafite amakosa? Ni gute yemera ibintu byose umugore amubwiye? Ntubanza ngo refresh utekereze uti uyu muntu, ubundi umuntu yakagombye kuza afite, niba umuntu ari umufasha afite kuza ahubwo yongera ibyo wagize gute wagezeho.
ntabwo afite kuza asenya ibyo wagezeho. Ayo mafaranga 380 basohora buri kwezi ni amafaranga agiye kujya azava muri bije yabo. Ayo mafaranga umugore nta kibazo afite, ahubwo uvuga ngo azajya ava muri bije y'umugabo. Aho umugore afite uruhe ruhare n'iherore mu rugo. Ni gute niba utekereza, niba uri umugabo utekereza, umuntu akubwiye ati ngewe ndagukunda ariko ntabwo twabana muri iyi nzu. Njye ariko by conclusion nyuma y'amezi 2 cyangwa nyuma y'ukwezi kumwe tubanye tugakora divorce. Mwame inkwano yanjye. Nta n'umwana mbyariye. Ibyo ntabwo ari twebwe tugiye kubikora kuko ntabajyana mu mategeko. Ariko ubundi amategeko byanze bikunze hari ibyo agena, ibyo azagena, ibyo bazagenera abo bantu nibyo najya mu mategeko. Reka dusoze ikiganiro. Abadukurikiye mwese muri iki kiganiro mbifurije umugisha w'Imana. Imana ibarinde ibahe umugisha, kandi mukomeze mukande subscribe, like na comment, hanyuma tukomeze ndetse na share babisharinge bikiye ku basore bose n'inkumi bagiye kurushinga, ariko bageze mu gihe cyo kurushinga. Abana bo bakiri batoya nyine birumvikana baracyaryoshya, ariko baryoshye bazi ko imbere ahangaha hari ibintu bigize gute. Impamvu tuba twabizanye kuri public izi nkuru, nabo abana bato nabo zirabareba, kuko burya kumenya uburyo uzabaho urabitegura utegura vision yawe. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Ciao. Imana ibahe umugisha.